Mana yaje mana razaba yiziki ai 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 tukira nico yibye tugakiri hawe ai 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 ayi baramukenye we imyaka 20 nagumwe ayi we yarari umwana umwe we ayi Imana iragabaneho nandebye barije bari kwanga kumundareba we niho ndebye Yesu we ayi we ayi yarari umwe n'uyu n'uwundi mu yindi nzu ni mwumwe mu nzu buri umwana n'umwe we gawe gawe Yesu we ende amazina nitwa Nzima Jean de Dieu. Yego Jean de Dieu. Dore kibazo dufite rero mu Nzima Jean de Dieu ngo byagenze gute ntihari sanga tubwire neza. Ejo twiriwe mu kabari harimo n'abasirikare ariko bambaye sovere hari saa 9 n'igice z'umugoroba noneho abasirikari ngo twamanutse ngo tuzana mu karitsiye turi gutaha ngo tubona abasirikare bambaye sovere ko bafite imbunda mu makoti bari kwirukanga ku baturage ubwo natwe turahurura ng'abaturage muri rusange abasirikare bambaye amakoti aya makoti ya uniforme zihe amakoti bita manto aya maremare ndavuga nyine abo basirikare mwacitse nyine bari abahehe n'ab'u Rwanda n'abakongo n'abahe abasirikare dore mbavuze ngo n'ab'u Rwanda wakimara kuraswa hayisaza ng'abasirikare bane bamuzanira tene tubanza tujyaho ngaho bikomeza mwari muri mukabari mubona abantu barahuriye bigenda bite nuko turangije noneho abo basirikare bamuzaniye teni yambaye afata imbunda ye afata upanga yitemaho koridori ng'abaturage maze kwitemaho ngarambara nibwo twigararambije cyakoze kuko turasakuza kuko bari kumunda yaramaze gupfa abikibazo dufite ariko ntago twumvisha uburyo yapfuye byagenze bite uburyo yapfuye bashamiranye oya ndo bashamiranye abo hangu birukangaga bafite ngo ni imyenda ngo bari bavuye mu kazi ndago ngazi ariko noneho ikibazo gihari ngo budufite nukuza kirukanga ngakicira umuturage mu giturage n'ubundi ndazamenye umuturage n'umucoracoro warenga mutandukanye kubera ko yamwiciye mu mboga nyirirugasoke yari kumwica nawe ikibazo nyirizina dufite sinzi ukuntu abasikari baje baraza ngo bambaye sovire bakica abaturage bakabazanira tene inyuma zabaye dore n'umusikari witwa Paul ntabwo yari yambaye tene oya ndatene yari yambaye yamwishe atambaye tene yamwicishije icyuma yamwishije imbunda yamurashe none yayikuye he atari yambaye tene iyo mbunda nakubwiye ngo yari ifite mu koti ngo rirerire rya mato ry'imbeho hanyuma se mwari muri kumwe mu kabari yaje aturuka he twe mu kabari turi kumwe nabo ariko uravuga ngo byatangiye uhari nje byabaye mbari kubera ko twavuye mu kabari abasikari birukanga natwe ngo twirukangana nabo iyo mbunda kugira yitemeho afata umuhoro ayitemeho ni umuturage wayitemye cyangwa niwe wayitemye oya n'umusikari wayitemye n'umusikari akimara kwica uwo muntu yahise ayitema imbunda yahise ayitema sirasaduka oya yafashe umupanga yikubitaho ndaga imbunda ndacu yabaye ariko uwo muntu ngo yamurwanyije oya ese uwo muntu wapfuye angana iki ni umusore w'imyaka nka 17 18 aho muramuzi yitwa nde umusore witwa Maniragabo hano hari inzoga ngo yitwa Mudu izo nzoga rero urabona abasirikari none abaturage murabyumva mute ahangaha mu Busigari murabyumva mute biteye bite ese ntabwo ikintu turi gusaba uvugizi wenda leta y'u Rwanda yadufasha abasirikari kwenda reka bigeze hano birababaje nk'abasirikari b'u Rwanda igihugu gifite agaciro cy'abandi bareberaga amaha iterambere n'icitegererezo ubona abasirikari baza bagasangira n'abaturage inzoga zitwa Mudu ngo za 200 mu birababaje cyo turi gusaba ubundi se mubwirwa n'iki ko yari yasinze nuko mu kabari twa turi kumwe twese twari twasinze
none se kandi wambwiye ko umusirikare mutari muri kumwe mu kabari umusirikare yari mu kabari mwari muri kumwe twari turamwe mu kabari arasohoka ajya kwica umuntu oya ngo babakenga abacoracora baraje asohoka yirukanga gutubirukangaho natwe turi kubashungera yica umuntu tureba mwabirebaga twarebaga ariko gucora namwe muzi ko bitemewe gucora tuzi ko bitemewe ariko leta y'u Rwanda iravuga ati ugiye mu byo butemewe bazamufata bamanisha itegeko afite itegeko rimuhana none se ko muzi ko bitemewe kuki mwakoze igisa n'imyigaragambyo mubonye umwe muri abo bacoracora baca inzira zitemewe bamwishe oya dore impamvu zisa twigararambije twigararambije kubera iki dore zisa impamvu twigararambije yica umwana w'umuturage uretse namwe muravuga ariko dore ikigoyi ni uko yamwiciye mu rusisiro ndiyari gutandukanya umucoracora n'utari umucoracora ndakundi ari kubatandukanya kubera ko amwiciye mu gihugu amwiciye mu sandere hagati mu bantu yamurashe amasasa angahe kamuni isasu rimwe ryamurashe hanyuma ntabwo yamwiciye mu kibaya oya hano duhagaze niyo yamwiciye dore ahagaze hano muri metero nka 30 uvuye hano umurambo uri he umurambo nta n'uhuri undi muntu wabibonye noneho abo basirikari bamuzaniye teni yambaye afata imbunda ye afata ubupanga ayitemaho koridori nk'abaturage amaze kuyitemaho ngarambara nibwo twigararambije cyakoze kuko turasakuza kuko bari kumuntu yari amaze gupfa abi ikibazo dufite ariko ntabwo twumvisha uburyo yapfuye byagenze bite uburyo yapfuye bashamiranye oya ndo bashamiranye abahungu birukangaga bafite ngo ni imyenda ngo bari bavuye mu kazi ndago ngazi ariko noneho ikibazo gihari ngo budufite nukuza kirukanga ngakicira umuturage mu giturage n'ubundi ndazamenya umuturage n'umucoracoro warenga mutandukanye kubera ko yamwiciye mu mboga niyo nyiri rugasohoke yari kumwica nawe nitwa Nyiramahirwe Valerie ongerijwe nitwa Nyiramahirwe Valerie utuye hano utuye ni hehe huye mu mudugudu wa Kanembe akagari ni akabusigari murenge wa Cyanzarwe amakuru dufite gababaje ku muntu wapfuye umuntu wamwishe yari umusirikari wambaye gisuvire yari ari kunywa ku mupimyi uri hano hirya muri Bugu witwa Dadi munsi y'akagari byageze 2:00 ari aho ngaho muri kabari ubwo bigeze 3:00 z'ijoro twumva urusasu ruravuze twahuruye tujya kureba umuntu bamutsinze mu muryango kandi nta n'ibintu yari afite twe twatewe agahinda no kusanga bamusizeho ibintu kandi nta bintu yari afite imyenda y'abacoracora kandi ntabwo yari acoye yari abereye amakuru mfite nayo ngayo bamushyizeho umuzigo nyingo bawukuye he ibyo ntabwo tubizi nibyo bari batse abandi bo bari bafashe abacoracora uwo muntu yamurashe amukekaho ko yari avuye mu kibaya ibyo yaba yamukekagaho ntabwo tukizi nicyo kintu kiri kudutera agahinda kuko yasohotse mu muryango akamurasa umurambo gukaba mu muryango uwamurashe yitwa nde musanzwe mumuzi Paul turamuzi mu rusisiro turamubona ari no kunywa yayaniriwe ari kunywa twe abaturage bose bamubonyeho ari kunywa mw'uwo mugoroba Paul asanzwe akora iki ni umusirikare ariko yayambaye gisuvire buri gihe aba yambaye gisuvire mwari musanzwe mumuziho si ibyo bintu by'urugomo wenda asanzwe agira urugomo yewe ntabwo mbizi kuko namubonaga mu nzira ntabwo nzi niba yari asanzwe agira urugomo bibateye agahinda kangana gute kuba umuntu wanyu yishwe twebwe biduteye agahinda kenshi kuko dutekereje yuko no kutubwira turunde hamwe tujye mu nama twamanje kubyanga tugira ngo bagiye kuturasira twicaye hamwe byaduteye agahinda kubona umurambo go mu muryango inama se mwayigiyemo batuzanye hano ariko nta nama badukoresheje twagumya nta nama bigeze badukoresha wari uhari
mu bahuruye nahuruye ariko no mu gusanga uwo musirikare ari kunywa hariya ku muhanda namubonye nimugoroba nayimvuye gucuruza mu Bisizi n'abantu benshi bamubonye ari kunywa ntago yari ari ku kazi ku musozi yari ari kunywera kuri guriya muhanda. ese yanywaga iki? Inzoga zarizo zose arazinywa. ese mubona bifata mute nk'abaturage kubona umusirikare w'u Rwanda yiyica umuturage twebwe byatubabaje kuko twabatinyukaga tukabona ari bagenzi bacu bazaga kudusaba umuriro wo kunywa itabi tukagubahereza ariko saha iyi ngiyi ntuye ku nzira yabo ntibazagaruka ngo mbiyumvemo ninjya mbabona nzajya niruka. ngo mwari muzi ko mutekanye? Twari tuzi ko dutekanye ko dufite amahoro. None utunguwe n'iki? Ntunguwe no kubona umurambo mu mbuga ku muryango nicyo kintu kintunguye. Nubo ngo nimuzajya mubona n'abasirikare ahantu hose muzajya mwiruka? Tuzajya twiruka. Gute? Kubera iki? Kubera bishuye umuntu bakamutwikira mu maso. Ariko uyu muntu ni umucoracora. Ntago nge mbizi nta nubwo muzi. Sawa urakoze. Mama. Naho turahagera. Mushaka tubabaze? Umusirikare kubera iki mutajya kuri wese? Kuri wese abasirikare bahaze mudu ukabakira. Bahaze mudu inzoga z'ingurube nizo bari kunywa. Inzoga yitwa Ingurube za mudu za warama. Iyo nzoga yitwa ngo mudu. Iyo nzoga se iri kuva he? Iyo nzoga ngo yitwa gute? None si iyo nzoga niyo bari banyweye? Ngo muceceke. Yari yambaye iki? N'ishati? Ngo yitwa nde? Ngiye gufotora umurambo. Nese uriya muntu wapfuye ari umusore? Uwo musore uramuzi? Tubwire. Uwo musore byagenze gute? Ni umusore? Ni umusore. Wahe? Kujyabiziga. Byagenze gute? We yaje avuye guhaha akigera hariya araswa n'umusirikari wambaye gisovire. Yaracoye. Yego. Ngo uwo mugabo rosora yaracoye. Yaracoye avuye gushaka umurongo. None se ni mu magariko. Nese gucora biremewe?
naho bitokwemerwa ariko nibo yabanyuzeho barihe yarafite utwenda gusa ibyo ngibyo biterwa n'abasirikare ajya kunyura hariya ku mupaka hari abasirikare baba bamwambukije bamuhaye inzira bagasubiranamo bakananirwa kugabana amafaranga bigatuma barasa abaturage. wowe uri umucoracora wapi ntabwo ndi umucoracora nyine iyo tekinike uyizi gute ko basubiranamo nuko mbizi kubera ko muri karitsiye baba ikindi umunyamakuru abasirikare b'inahana kinyabupfura bagira ubona abaturage bakabatoteza baba bazanye imizigo hano bakayikoreza abaturage. uno umusirikare ahembwa amafaranga menshi muri aya mafaranga ahembwa ajya akoramo maze akoreshe abaturage abahemba kubera ko nawe arahembwa. bari kuvuga ngo n'inzoga bita mudu iyo nzoga babaye baba tukika bagamurumva batwiciye mu bishimbo noneho bakakubaza tukavuga tuko turaba tubayirushinzwe gukora ngo dushinzwe kumenya abacoracora noneho bakabona bakagenda ariko bakabambaye amakabutura ibibunda basihishe baba bambaye iki bambara amakabutura baba bambaye gisafiri ukagira ngo ni abacenge tukamenya ko ari abasirikare baratwitwara icenge natwe turi kubika namwe bikanga abanza ari abacengezi batuzaniye ntabwo ari abasirikare ntago ari abasirikare batuzaniye n'abacengezi ingi bambaye uwo musirikare uwo musirikare yitwa Paul bari kuza bakanywa inzoga y'ingurube barangiza bakayihagira ku baturage basangiraga n'inzoga n'ingurube inzoga none rwose mudutabare muri n'abayobozi twe turaja mu mirima basanga bari kudusabira perezida w'ibibingo niba turi gukora basanga bari kutwirukanka mu mirima yacu bambaye gisafiri umusirikare ashinzwe kubaha ariko turagiye kuri wese none mutubwire ukuntu turiga turi gucengana n'abasirikare mu myaka yacu bari kutwirukankaho mu myaka abengana kwa kamana dufite ufite ubwoba bw'iki none siko tuba turi gukora wajya kurekana ng'umugabo agusanze mu bishyimbo cyangwa mu murima yambaye acunze umutekano none se bagucungira ko kuducungira aba yambaye savire yahishe imbunda bari kuza bakazihisha nawe bari bayihishe umunsi bazayihisha umuntu akayihishura umunsi bazayihisha izo mbunda bakambara gisavire umuntu akayihishura bazaja kumufunga ngo yayikuye kandi aribo bayihisha ariko si yo mbunda koko uyibonye wayifata none niba yambaye gisavire akaja mu baturage iyo mbunda aba yayishize oya baba bazifite nk'ahantu baba bazifite bamutsinze ngo mu kibaya uwo musore reka nguhe amakuru utazi hagarara nguhe amakuru utazi uwo musore yari afite umuhoro yatemye n'imbunda y'ubusa Yeka
muceceke tuganire umuntu yapfuye ntabwo turi bumugarure sibyo ariko amakuru ahari yarwanyije inzego z'umutekano yarari mu gusohoka bagize ngo n'abantu bafite boro asohotse rero baraho bariyakanye mu musozi bazitanzeho bababuze asohotse bagira ngo niwe bajya kubataka mu gusohoka rero niko basohoka wari wambaye inifomo abo yarari kumwe n'uwari wambaye sosiyete noneho kugira ngo iyo mbunda rero uwo musirikare itemwe bazanye umuzigo bakamurambika ibande n'akaboko ke baragafata bakagura bakuja kagaragaza aho umuzigo guri bafata n'umupanga bita makusha mbunda barambwiye ngo bavuge ngo yarari kubavanye ubwo mwe mwafashe ko ari ukuzibanganya ikimenyetso tuganire gake ubundi umutekano wa hano Busigari uteye ute mubanye gute n'abasirikare